singi yahoraga iwacu okay yaje kukureba urumva mu Gatenga nibuhazi nabaga mu Gatenga hari ku murenge wabimurambi urumva kuva imuramba za mu rugo ni umva Kicukiro yes niyo yafata akamoto cyangwa kaza n'amaguru no guhitagira mu rugo hanyuma rero arangije arambwira ati rero ngiye kugura ikibanza ngwino nyikwandikisheho ariko ibyo ngibyo ndibuze kubigeraho naramenye umugore kuko ibyo yabimbwiye naramenye umugore wiwe yego hanyuma rero naramubwiraga ati ariko se ko twakomeje gukundana utambwira ngo njyane muri famiye yawe nzayimenya gute ati uzaza njye kukwereka mushiki wanjye yego ari we wa mugore we nize ko ngaho ari we wa mugore we umusore turangije dupanga igihe cyo kumusura ariko icyo gihe nanone ifoto y'umugore we arongera arayizana noneho mita ndarakara ndamubwira ati se ko nzi ko ifoto yanjye ihora muri telefone yawe iyi foto ya mushiki wawe nanone yagarutse mite gatoya tukiri mu nzu naramubajije ati ariko se kuki wambeshye arambwira ngo ntago nakubeshye ngo kuko hari amafoto warayabonaga nuko nashakaga kugira ngo nyine uhite unyanga urumva ntago yabigize intambara kandi nanjye numvise ko nabigira intambara kuko arega ninjye wiyobora yaje ansanga ntago nagiye musanga sibyo kumwikuramo biroroshye nubwo bitapfuye kunyorohera ariko namwikuyemo birakunda hanyuma rero umusore arakomeza arankunda turakunda niba ari urukundo niba ari ikisimbizi noneho ndicara ndatekereza ndavuga ati ariko nubundi kumubona nubundi iyo namuburaga nubundi ni kwakunda umvaga nabi bikuremereye n'ukuri nari narananutse urumva kubera kutarya naryaga ari uko ahari nkanywa ako kajari uko yakanzaniye kandi uziko afite umugore ntabwo bizi urukundo si ikintu n'ukuri mbizi neza ko afite umugore urumva umusore namuhamagara yakwanga kumfata nkahita ngira ngo ari guhake y'uwo mugore numva ndafushye nangira gufuha wihangayika habonetse muganga gakondo utanga ubuvuzi bw'umwimerere kandi bushingiye ku bimera nahivurije umwijima mpivuriza n'iby'amabanga y'abashakanye bankoraho riraka nabahanga pe waba warabaswe n'ibibazo byo kwikinisha bigatuma amabanga y'abashakanye atabasha kugenda neza tambuka tugukiza umuze nawe ubashe kunoza amabanga y'abashakanye ubu mubona nahoranye ikibazo cyo kutabyara nkajya ntekereza ko narozwe nyuma naje guhura n'umuganga aramfasha ndakira ubu nanjye ndi umubyeyi nyuma yo kugira ikibazo cy'imisemburo mike bandangiye ivuriro rigana baramfasha icyo kibazo kirakemuka nyuma naje kujyana n'umubyeyi wanjye afite ikibazo cya hypertension ubu ngubu n'umuzi kubivuza indwara nk'umwijima impyiko rubagemande amibe igifu kubyimba prostate umutwe imitsi ndetse n'izindi namwe nimutambuke kuko mwashyizwe igorora kuba ari imahanga namwe mwihangayika mwibaza uko imiti yacu iraza kubageraho kuko dukora na DHR tukabagezaho imiti yacu kandi mu gihe gito cyane ni inkuru yanjye twicaye muri Sande Park Jardin nziza hano mu mujyi wa Kigali reka nakubwiye nti kora subscribe kuri inkuru yanjye ujye ukomeza kuzibona ari nyinshi cyane Rweme Mbabazi mba nazizanye rwose kugira ngo urebe ibiba muri inosi ushobora kuba wibera mu isi yawe udatekereza ko ari abandi babayeho uko babayeho udatekereza ko ari abandi bafite inkuru zitandukanye umva 100% nizo waciyemo kabasa si biriya bintu bibaho turi ku isi bibaho Florence tuguha ikaze mu kiganiro inkuru yanjye murakoze cyane harya irindi zina ni Wambajumukiza Florence Wambajumukiza Florence amakuru ni meze neza ndabona yitonze cyane ndabona usa n'umukobwa witonda w'umunyarwandakazi rwose yego ikiranga umukobwa cyangwa umudamu ahari abagomba kwitonda mwese umukobwa umudamu sibyo ndi umudamu w'abana babiri n'umutwari ariko mbere yuko urwo rugo rubaho mbere kugira abo bana mbere kugira umugabo hari inkuru waciyemo
iyi nkuru yashigishe urukundo rwawe, yashigisha n'amateka yawe. Yego. Ndakeka no kugeza uyu munsi ko ntabwo tujye dutandukana kenshi n'inkuru zacu cyane byanze bikunze. Florent, byagenze biti? Njyewe nabayeho ndi umuntu udakunda. Ongereje kwa kundi twavugaga kare. Yego. Murakoze. Yego. Nabayeho ndi umuntu udakunda bitewe no mu rugo. Mu rugo abantu benshi bamwe na bamwe muri famiye batwaraga inda, ikindi akaba ari ngewe wari inzobe muri bo. Hanyuma bareba inzobe yanjye bakavuga ati uko byagenda kose uriya mukobwa azatwara inda. Mbona ko uri mwiza. Yego, nakundaga no kubyina kuko nari umukatolike, ubu nabaye umurokore. Yego, nari umukatolike, nkunda kubyina, nkunda ibintu byo kubyina, nyine ababyina barabyumva. Yego. Hanyuma ndangije mama akajya ambwira ati wa mukobwa wanjye we wazajya witwara neza. Urumva nari mfite nk'imyaka 10. Ibaze yarambonaga mfite imyaka 10 kubera n'ukuntu nakundaga kwibyinira, akavuga ati aka kana yego bazagatera inda. Nkamubwira ati mama humura nzaguhesha ishema, ariko akanga kubyumva kuko nakundaga kubyina abantu bakankunda. Yego. Hanyuma rero mama akambwira ati mwana wanjye uzirinde igitsina gabo, uzirinde abasore si beza, abasore ni babi, abasore nta kindi usibye kukwangaza, usibye kugutera inda ukangara. Nanjye mbaho numva ko umusore wese, umugabo wese ari mubi. Nibwo rero mu rugo ni Rulindo, nibwo naje kuza i Kigali nza kwa musaza wanjye. Hanyuma nta musore wamvugishaga, iyo yamvugishaga naramutukaga nkamwandagaza. Bamwe babonye nshatse birabatongora kuko barambaje ati uwashatse gute ko twebwe wadukatiye. Umusore akambwira ngo arankunda ariko nkumva bitandimo, nkapfa kumwemerera, ariko njyewe muri njyewe nta rukundo rundimo. Ab'iwacu byari byarabayobeye, nkajya muri karitsiye, urabizi umukobwa uturutse i Kigali wo mu cyaro baba bamukunda, ariko njyewe nta musore wansuhuzaga. N'iyo yazaga kunsuhuza yarabanzaga agaca ku undi muntu kugira ngo ansuhuze, niba baraninyaga ariko byabaga nanone kugira ngo Imana ikomeze indindire muri ibyo bintu, kuko iyo nza gusaragurika nka ba bandi bose bitewe n'inzobe yanjye wasanga yari kunshuka. N'inzobe n'ubwiza bati uko ari byo, ariko urakoze. Yego. Hanyuma icyo nyine nkajya mu cyaro, abakobwa bo mu cyaro urabazi, iyo ugezeyo bamwe batangira kugucira urubanza, turiya raje ni indaya y'i Kigali. Kandi Kigali, urumva i Kigali nta muntu nakundaga, nta muntu nigeze nkunda icyo gihe i Kigali. Ariko aribwo nyine inkuru y'urukundo rwanjye rwaje kuza. Hanyuma nkava mu cyaro nta musore n'umwe umvugishije, nagiye mu gikundi cy'abasore n'abandi no kuririmba, ugasanga nta muntu ndi kwishyikiraho bitewe na bya bindi mama yambwiye. Waza kwa kundi abagabo baheheta abana batoya, iyo wazaga narakubazaga ngo mbere y'uko unereta abanza urebe umwana wawe tungana ubone kunereta. Ukamubwira gutyo? Nkamubwiza ukuri. Yego. Hanyuma nibwo naje kugira umwaku rero, sinzi niba ari n'amahirwe, nza kujya mu kazi nkubitana n'umuntu nka 12:00, arangije n'ukuri yaraturitse ararira, arapfukama, arambwira ngo mbabariro nkundi. Ararira. Mutaziranye? Yego. Naramubonaga gutya agenda. Mwe musanzwe mubonana? Ariko ntabwo namuvugishaga, nawe si yamvugishaga. Nambutse aho yakoreraga ansanga mu muhanda, arapfukama ararira kubera nanjye zamuwe. Ndavuga ati yenda uyu musore wasanga sinzi. Hanyuma mubaza ikiri kumuriza, arambwira ati mbabarira nakubonye kuva kera ariko mbura ukuntu nakuvugisha, iyi niyo saha, mbabarira dukundane. Uko? Yego. Hanyuma umusore
turakundana kuva icyo gihe. Umusore atangira kunyitaho mu rugo, nta bushobozi nabaga hariya mu Gatenga, mu rugo nta bushobozi bwari buhari, ku buryo rwose buri kintu cyose, buri kimwe kuri we, nta kintu nabonye, buri kimwe cyose yakiguhaga. ari umugati wa buri mu gitondo, ji, nanywaga ji nka 5 ku munsi. Urumva yari yagutetesheje, yansohokanaga buri munsi, burushete zari zarangiza, yego, ansohokana ababyeyi bo mu rugo, mbese baramukunze nabo. Umusore aragenda umva aransohokana, mfata neza, akansohokana mu mujyi, akansohokana hano hariya muri Gisozi, tugatembera ahantu hose. Umusore urumva uko twatemberaga abantu bakatubona n'inshuti zanjye, nkababwira ko dukundana, bambwiraga ko tuberanye. Umusore dusa, nanjye nkumva ko nawe yari inzobe nkawe, yari imibiri yombi, nanjye nkumva ko mfite nyine umusore unkunda, nkumva ko rwose nta wundi naho urukundo. Umusore ndagenda mwiyumvamo. Umusore iwabo yari Rusizi, wumva ahantu nari narasariye, urumva najya iwacu i Rulindo, nkababwira ngo banjyane Rusizi, urumva ibaza ko wajya iwanyu i Rulindo, najyaga iwacu i Rulindo, nagera Nyabugogo ngiye Rusizi, nkabyibuka ngiye kwinjiramo muri bisi. Yego, mbese byose byari byarabaye ibyawe cyane rwose. Umusore nari naragenda mukunda, nkumva nta kintu na kimwe cyanandukanye nawe. Umunsi umwe yakundaga kugendana ifoto yanjye muri telefone yiwe, yanguriraga amatelefone naramenaga, agahita nzanira indi yiwe, akayima nkayirirwa. Ubanza umugore we yaramubwiraga ati rero ninjya mu kazi numvugisha. Yafite umugore, yego, n'umwana. Yego, ubwo turabigeraho nabyo turabigeraho. Hanyuma umusore ndagenda ndamukunda, ababyeyi banjye baramukunda, noneho aho kabera kabi, yamagana mama we, kandi mama we abizi neza ko afite umugore. Mama we tukavugana, mama we akanyita umukazana. Mama we nawe yarankunze. Yari mama we se mu by'ukuri? Simbizi, ariko yari mama we, kuko hari handitse mama muri telefone, urumva. Noneho ikindi kibi, abasore b'inshuti ziwe twaragendanaga, ukumva bari kumperezanta, ukumva nanjye barankunze. None nkavuga ati se, hari umunsi umwe ariko nigeze kugenda, umuntu aza kumbwira ati ariko uriya musore nusanga ari umugabo, kubera urukundo hari igihe bakubwira ibintu ukumva ntabwo ari byo. Yego. Hanyuma rero ndavuga ati reka ati ibintu muri kumbwira si byo, sinabiha agaciro. Nyuma yo gukoresha imbaraga nyinshi ukagera ku nzu y'inzozi zawe wifuzaga, harabura ikintu cy'ingenzi. Icyo kintu ni ibikoresho byo mu nzu, furnitures, intebe zo muri salo, salle à manger, ibitanda n'amatera zabyo, utubati two mu byumba, intebe za jardin n'iza balcon, yewe n'ibikoresho byo mu biro. Tubakorera intebe, ibitanda n'inzugi, tukabakira n'ibikoni bigezweho n'ibindi bikoresho mushaka. Mwe banyamahoteli na za appartement, umwihariko wacu nuko iyo mutugannye tubibakorera muri design yose mwifuza. Ku bindi bisobanuka duhamagara kuri nimero 0783380996. Umusore ndangije icyo gihe, urumva yashyiraga inuzi ifoto ye muri telefone yiwe, muri screen ya telefone ye. Yes. Noneho arataha, kubera mu gitondo yakundaga kungeraho, mu gitondo akambaza niba nanyweye icyayi, mu gitondo akambaza uko naramutse, mu gitondo akamenya buri kimwe cyanjye cyose. Nawe nta mugati mfite, akambwira ati Florence, ufite umugati, ufite keke, kuko buri kintu cyose, kuko yakoraga mu ruganda, ikintu cyose cyitwa umugati, ubu se wa mugati ngo nkurye, kuko narayihaze. Imigati narayihaze, kuko yanzaniye imigati y'ubwoko bwose, nta mugati nariye wo mu ruganda. Amakeke, amandazi y'ubwoko bwose, urabizi niho bakora amandazi meza cyangwa ibiki, nta kintu nariye cyariye. Kandi ji nshaka nayo byose narayibonaga, ya biswi y'akara bihenze, za biswi zihenze, nimwe abakobwa akunda byose nyine. Yego, nta kintu nashakaga. Noneho nakundaga kwambara isaha, nuko
ubu narabyaye nyine hari igihe nyambara abana bagahita bahimenya. Yego. Urumva hanyuma akangurira isaha nshaka akanjyana mu mujyi nkagenda nkaturanye isaha numva mugendana rwose agatoki ku kandi ego gusa mufashe hano umusore buri kimwe cyose na icyo gihe muri icyo gihe nari mfite imyaka 18 urumva muri icyo gihe rero ni izina ry'Imana sinigeze nambara urukweto rwa 15 sinigeze nambara ikanzu ya 15 ariko yanjyanye mu mujyi urukweto nifuzaga mba mu cyaro hoya hari urukweto urabizi hari ukuntu ukunda urukweto ariko ukabura ubushobozi bwo kurugura hari ukuntu ukunda ikanzu cyangwa umwenda runaka ariko ukabura ubushobozi yaranjyanye mu mujyi arambwira ati mva ariya makanzu hitamo iyo ushaka urabonekewe yego ko gusa arambwira ati muri ziriya nkweto rebamo urwo ushaka ndangije ndagenda nkurebera rwa rukweto nifuje kuva kera rwa rukweto rwose nanjye nazajya njya gusenga kandi ubwo yanguriye urukweto angurira isaha angurira ikanzu n'ikindi nkeneye arakingurira ku buryo wavuye aho uri umukobwa ufunze pe ego gusa arangije ajya no arananimberana tujya kurya neza yaransohokanye umusore ndagenda ndamukunda bya bindi bavuga ngo kurwara mora ubanza nabyo narabirwaye kuko nago naryaga namubonye ibiryo mu rugo batekaga sinashoboraga kubirya tutabisangiye kuko yahoraga wumva ukuntu yari yaramenyereje nabisha urumva umusore mu gitondo ubwo ijoro twaraye tuvugana sinzi aho yaraye kandi afite umugore urumva araye nkubita bya birove byose byishyizemo urumva arambwira ukuntu ankunda mu gitondo ahise ambaza ati se sheri wariye wanyweye wagize ute none nakwanga no kurya akabaza mukecuru ati se mukecuru ati sheri yariye urumva rero umusore umeze gutyo kugira ngo uzamwivanemo biragora cyane umusore turagenda turakundana akajya njyana no mu mafamiye yiwe amafamiye yiwe abasore b'inshuti ze akagenda akavuga ati uyu ni sheri duteganya kubana kandi yubatse famiye mwagiyemo kwa nyirasenge kwa nyina wabo aho ba nyirasenge yarambwiraga ngo baba icyangugu yanjyanaga mu basore b'inshuti ziwe mu bo muri famiye tugahura n'abandi bene wabo akababwira ngo ni nge sheri wiwe urumva kumbwira ngo afite umugore umuntu wo hanze akabimbwira ntago nari kubyiyumvisha ahubwo numvaga ko ari kunshwanisha nawe noneho turakomeza turakundana tugera igihe twari tugezaho yazanye ifoto nyine urumva yajyanye ifoto muri telefone yanjye nimugoroba mu gitondo tubonanye nsanga harimo umugore wambaye impeta wowe wavuyemo yego ubwo yibagiye kwikuramo urumva iyo yanjyanaga akagera ku mugore wiwe ifoto yanjye yahitaga yivanamo agashyiramo umugore wiwe yangeraho ifoto y'umugore wiwe akayikuramo agashyiramo iyanjye mwese akabakina gutyo akadukina urumva shaka umusore uko niko wamufashe rero yego oye ntago nahise mufata yego ibyo bintu nabitekerejeho igihe kingana n'ukwezi kose kuko nkibibona naramubaje ati se sheri kumbona muri telefone yawe harimo umugore wambaye impeta waba warambitse undi mugore impeta kandi yarambwiraga ko ari njye zayambika arangije arambwira ati hoya ati uriya ni mushiki wanjye tubana ati mfite agashiki kanjye tubana ati mfite agashiki kanjye tubana ati kariya ni gashiki kanjye ati gafite n'akandi gakobwa kandi ako gakobwa ari kuvuga nakiwe ati keza shaho ati ariko turabana ati nta mutima mubi ati ahubwo uzaze no kudusura wowe utarajyayo ntabwo urumva iyo nza kujyayo
nari kubibona ariko ntago nari urumva twakomezaga mu rukundo buri cyumweru tukisohokera kumva atari ngombwa kujya ku musore ari n'umusenzi kuko icyo gihe ndumva ko nari ndi umurokore nawe ari umurokore ari umusenzi avuga Bibiliya kuba batwihishemo noneho mbitekerezaho ntekereza n'ukuntu umuntu yambwiye ngo afite umugore birancanga nza kwegera umukecuru wanjye n'umuntu twajyaga inama nahura n'ikintu cyose nkamwegera nkamubaza nawe akangira inama noneho umugabo nk'uko n'umusore wiyitaga umusore kandi tumwita umusore ukizi ko ari umusore yego hanyuma umunsi umwe ari ku cyumweru ndabyibuka hoya ntabwo tugeze aho ngaho muri izo kaya yamaye yambwiye ngo anafate yaragiye no kugura ikibanza kubera ngiye ntabwo nakuraga yamaga n'ikofi irimo amafaranga 2,000 birenze ya 300 nanga gukoramo nukuri ntabwo nakundaga amafaranga y'abasore cyane kuko nari mbizi neza ko amafaranga ikintu akora amafaranga ikintu akora gutera inda yakwangaza umva nubwo twakundanye gutyo nta kindi kintu nari naramubwiye ati ibintu bya bindi bibi nabyo nzajyamo uri kumva gusambana ntabwo ibyo ngibyo nari narabimubujije kuko nari nzi ikivamo hanyuma umusore rero yambura iyo yabaga ari iwe mu rugo yarambwiraga ngo igifu kiramwishe ngo kandi natambona ngo ntabwo igifu kiri bukire nkashaka ukuntu duhura ntugiwe yahoraga iwacu urumva mu Gatenga niba uhazi nabaga mu Gatenga hariya ku murenge w'Abimurambi urumva kuva Imurambi aza mu rugo umva Kicukiro niyo yafata akamoto cyangwa akaza n'amaguru ni uguhita agera mu rugo hanyuma rero arangije arambwira ati rero ngiye kugura ikibanza ngwino nyikwandikisheho ariko ibyo ngibyo ndibuze kubigeraho naramenye umugore kuko ibyo yabimbwiye naramenye umugore wiwe yego hanyuma rero naramubwiraga ati ariko se ko twakomeje gukundana utambwira ngo njyane muri famiye yawe nzayimenya gute ati uzaza njye kukwereka mushiki wanjye yego ari we wa mugore we nize ko ngaho ari we wa mugore we umusore turangije dupanga igihe cyo kumusura ariko icyo gihe nanone ifoto y'umugore we arongera arayizana noneho mpita ndarakara ndamubwira ati se ko nzi ko ifoto yanjye ihora muri telefone yawe iyi foto ya mushiki wawe nanone yagarutse mwite aranyerurira ati ariko uyu ni umugore wanjye nanga nyine urumva nabiciye amazi ntabwo numvishe ko ari nka wa wundi twiganirira ahora ambwira utuntu n'utundi numvaga ko ari burage ibyo birangira urumva uwo munsi dupanga kujyayo turagenda noneho ndangije ndamubwira ati rero yaba ari mushiki wawe yaba ari n'uwo mugore niba ari we koko reka tugure ibintu tumushyire angurira ibintu byo kumushyira amavuta akabido kanini angurira isukari kuko urumva nubwo yari kubimbwira uwo munsi bitewe n'uko nari naramwishyizemo cyane ntabwo nari guhita mwivana yego wari ugiye gusura umugore yego nari umukunzi wawe yego ariko nyine nari nzi ko atari byo we yambwiye ko ari umugore wiwe ariko ntabwo mvaga ko bishoboka yego ntabwo nabyiyumvishaga numvaga ko ambeshya nuko muragenda umugore yatwiteguye ubwo yari yamubwiye ngo haraza umushyitsi umugore yatwiteguye yashyashyanya agafiriti inyama nta kintu atakoze buri kimwe cyose yateguye ahantu ubwo turagiye tugeze ku muryango arakomanze ngiye kubona koko wa mugore wa undi nabonye mu ifoto wa undi wambaye impeta ntiyayikuyemo urumva umugore araza ariko
cyamana we nyine nabaye nkaho nungurwa ariko nanone ndavuga ati nindamuka mwiyeretse mwigaragarije arahita tubaza cyangwa tube turi kumucumuza ndavuga ati uko byagenda kose ndivuga mubwire ko nyine turabipanga ukuntu turi bwivuga arambwira ati rero wowe nitugera mu rugo tugatangira kwivuga uvuge ko twiganye urumva ugiye kubeshya none nari kubigenza ubu nese nari kumubwira ngo turakunda n'urugo simbe ndusenye wahise wemera ko ari umugore we yego nagiyeyo akana niko kaje kumwakira kamubwira ati papa yego none se wa musore yego urumva abaye ari nkawe niwahita ubyibwira mbwira rero ugeze ku marembo akana karaje kandi uzi ko umusore ari umusore agiye kuprezanta ngo mushiki we nk'uko yari yarabikubwiye ugeze ku marembo akana ngo papa kandi n'ubundi mugiye ku mugore we ati papa yego byemeze bite nsubiza aho hantu nyine ubwoba bwaranyishe gusubira inyuma biranga kujya imbere biranga ndikomeza gusa mbwira Imana ati Imana ari wowe urukube muri njye kuko iyo hataza kuba Imana urumva nari kuva aho turwanye wiwe ndamwiteje ugasanga aranutse cyangwa turarwanye ugasanga urugo rwe ndarusenye kandi mu kintu cyambagaho sinigeze nifuza ko umugore niyo wazaga umbwira ngo urugo rwanze numvaga ngize agahinda urumva rero ntabwo ibyo nabyifuzaga noneho ndangije turinjira umugore aratwakira aduha karibu mu nzu agahinda karanyica mara n'umwanya navuga ariko ukabona ntacyo bimubwiye ntabwo arazi ibyo ari byo ariko nko mu minota 30 nariyakiriye fanta ndayinywa ibiryo ndabirya twabona sote tugatamikana amafiriti bya ukabyemera se nkanabyemera se ko none se ko yamaga keya ambwira ngo igifu kiri kumurya yego ninabikora igifu ntigikira nanjye kubera zamuwe zanjye nkabikora n'urukundo wamukundaga yego n'urukundo namukundaga tugahana keya za sheri ati sheri igira hino yego sheri rwose reka nkubwire ibyo bintu kandi biriho tata we urumva umusore urumva namenye ko afite umugore yego hanyuma njyewe kumwikuramo byaranze ndakomeza ndamukunda arakomeza aransohokana karahava mwaravuye no mu rugo ndashaka ko tutarava mu rugo njye ndashaka kumenya madamu mwahavuye nta kintu gitararabukwa umugore we wagira ngo yari yaramugize inuzi niba yari yaramuroze niba yari yaramukoze iki simbizi pe umugore yaratwishi urumva mubwiye ko twiganye nese urumva arabitekereza akwakira gute se yabona uje mu rugo yanyakiriye neza akajya none hanadusiga muri salo tugakomeza tukiganirira nyine nk'abakunzi umva ko utari mu cyaha se umva ko utari mu cyaha njyewe nyimara kubona ko afite umugore urumva nyine nubwo nabikoraga numvaga ko ndi mu cyaha ariko nanone nkavuga ati uko byagenda kose reka twikundanire mu rukundo rukaganza kumwikuramo nyine urumva ako kanya nawe ubimenye ntiwahita umwikuramo urumva nanze rero kubigaragaza cyane kugira ngo nagire icyo nangiza aho ngaho yego nubwo nababaye dusohotse amerekeje ariko nabwo sinababara igihe kinini kuko nari nyimukunda uwamubwiye ngo ukiriye tutarajya ku bindi wamubwiye ngo ukibabara ukimenya ko kuko afite umugore atakujyanye kwa mushiki we ahubwo yakujyanye ku mugore we afite n'umwana cyangwa banasimbizi abo bavuga papa wamubwiye iki muri mwenyine n'ako gakobwa nari narakabonye mu ifoto ariko akambwira ko ari akana ka mushiki wiwe amerekeje sori gatoya tukiri mu nzu naramubajije ati ariko se kuki wambeshye arambwira ngo ntabwo nakubeshye ngo kuko hari amafoto warayabonaga nuko nashakaga kugira ngo nyine uhite unyanga urumva
urumva ntabwo yabigize intambara kandi nanjye numvise ko nabigira intambara kuko arega ninjye wiyobora yaje ansanga ntabwo nagiye musanga sibyo kumwikuramo biroroshye nubwo bitapfuye kunyorohera ariko namwikuyemo birakunda hanyuma rero umusore arakomeza arankunda turakunda niba ari urukundo niba ari iki simbizi noneho ndicara ndatekereza ndavuga ati ariko nubundi kumubona nubundi iyo namuburaga nubundi ni kwakunda wumvaga nabi bikuremereye n'ukuri nari narananutse urumva kubera kutarya naryaga ari uko ahari nkanywa ako kajari uko yakanzaniye kandi uzi ko afite umugore ntabwo bizi urukundo si ikintu ni ukuri mbizi neza ko afite umugore urumva umusore namuhamagara yakwanga kumfata nkahita ngira ngo ari guhake y'uwo mugore numva ndafushye nangira gufuha aya mahirwe ntabwo ahoraho ukwiye kuyafatirana nimba aya makuru akureba niba warangije kwiga kaminuza ukaba ushaka gukomeza masters degree ndetse n'abarangije masters bifuza gukomeza PhD ubu hari scholarship ziri full funded ndetse n'iziri partial funded muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika aya makuru rero yabyaza umusaruro nimero zacu ni 0787408958 the early bird catches worm urumva namuhamagara atamfata mana nkumva none umutwe nkawutera rimwe nkumva nyine byakaze muri njyewe yamfata nkamubwira ati se wari uri guhake y'umugore wawe noneho hari ahantu yambwiye arambwira ati uriya mugore ngo ntabwo yigeze amukunda ngo niyo mpamvu yankunze kugira ngo twibanire arambwira ati reka uriya mugore mureke hanyuma twigire mu Bugande noneho nkamubwira ati se ko nzi ko nzakora ubukwe ukaba warasezeranye n'umugore tuzakora ubukwe gute urumva arangije arambwira ngo reka tuzajye gukorera ubukwe mu Bugande ndicara mbitekerezaho ndavuga ati ariko buri uburozi nibubaho nta kuntu washaka umuntu sinari nzi umurozi sinari nzi uko baroga nta n'ibyo narinzi ariko nabitekerejeho umwanya mutoya ndavuga ati ariko umusore ko akora divorce cyangwa asezerana n'undi mukobwa ari uko uwo babana yapfuye ni gute yapfa kugira ngo mbane n'uriya musore kuko kumwikuramo byari byaranze urabitekereza biseriye ndabitekereza yego ko hari abakobwa rwose bashize utazabona hari abagabo benshi bapfa cyangwa abakobwa bapfa bitewe n'abandi bakundanye cyangwa abo bakundana ukagenda ukabeshya umukobwa ukamubeshya ko uri umusore akagupfira umugore wawe akamuvanaho kugira ngo mubane barahari cyane nawe urabitekereza yego ko narabitekereje ndavuga turiya mugore uko byagenda wumvaga wakwica se wumvaga wabishobora simbizi ariko narabitekereje kaje mu mutwe byaje mu mutwe ndavuga ati reka njye kubaza kaka kuko mukecuru niwe nakundaga kugisha inama ndagije ndagiye ndamubwira ati ntabwo nari nakamubwiye ko afite umugore ndagenda bya bindi byose ndamubwira mubwira ukuntu namusuye mubwira ukuntu nasanze y'uwo mugore umukecuru arumirwa ndamubwira ati kandi mukecuru kumwikuramo byaranze ahubwo uriya mugore twamukorera iki kugira ngo atuvire mu buzima hanyuma nkomezanye n'uriya akarambwira ati reka ni ishyano ati kwica ni icyaha urumva arambwira ati kwica ni icyaha utazanabitekereza niba wanabitekereje byikuremo ariko bari barakuroza ariko ahubwo ari wowe bari barakuroza njyewe kubera twari urukundo rutuma utekereza kwica yego ko mana yanjye nyine urumva ntabwo nari nagatekereje ukuntu nzamwica ariko kuba namuro ntabwo navuze yenda ko namutera icyuma cyangwa iki ariko yes urumva umuntu wari warageze muri urwo rwego nari narageze mu rwego rukomeye aho noneho numva ko mugenzi wanjye namuhitana urumva ni ibintu bitabaho umukecuru arangije arambwira ati mwana wanjye ibyo byigucira umwenda uri umukobwa mwiza wabona umusore ugukunda wabona urugo rwiza uriya niba wasanze
afite umugore murekera umugore we umureke ntuzongere no kumutekerezaho urumva umusore nyine urumva ku kanya ntabwo nahise mwikuramo ndangije uwo musore nibwo yambwiraga ngo ajye kunyandikishaho ikibanza ndamubwira ati hoya fata umugore wawe mwasezeranye ari we ugenda wandikisheho ikibanza ngewe wapi ndamuhakanira aranyinginga ndabyanga hanyuma turakomezanya ariko ngenda mwikuramo gake gake noneho sinzi ukuntu nicaye za gutekereza nishyira muri wa mwanya wa mugore yego ndavuga ati mbaye ndi umugore wiwe w'uwo musore akanzaniraho undi mugore nkaza kubibona nabyakirane nsanga nafuha mu rwego utakwiyumvisha numva hagize uwo nk'uko nanjye nabyumvaga iyo namuhamagaraga nkabona arahuze nagiraga ngo ari guhake y'umugore we nkabyishyiraho nkavuga ngo ko nafuhaga ari guhake y'umugore we cyangwa ari mu tundi tuntu kuko sinari nzi ibyo arimo noneho biramutse bimbayeho ari njyewe umugabo wanjye akanca inyuma nabifatane nkumva rwose ndafuha mu rwego rwo hejuru ndabitekereza ndavuga ati abaye ari njyewe umugabo wanjye agasohokana undi muntu akamugurira buri kimwe njye nabyakirane ibyo ngibyo kubera kubitekereza bigenda bima umurongo wo kugenda mbivamo umunsi umwe nza gufata umwanzuro ukomeye cyane ukomeye ariko ndangije icyo gihe namuhamagaye nijoro yanga kumfata noneho urumva nasengaga Imana nkayibwira ati Imana mbabarira njyewe sinzakatira uyu muntu ahubwo wazijyane urumva naramuhamagaye yanga kumfata ndongera ndamuhamagara yanga kumfata sinzi ukuntu ubanza nari mfite icyo gihe nimero z'umudamu we ndangije mfata telefone ndandikira umugore we ndamubwira ati ni njye wa mukobwa waje aho ngaho kubasura ari umugabo wawe unzanye ndamubwira ati burya watubonaga twarakundanaga ubwisokori burya watubonaga twarakundanaga yakubwiye ko twiganye ntago twiganye naramukunze umugabo wawe ndongera ndamukunda ariko nabitekerejeho nsanga atari byo ibintu byo gukundana n'umugabo wawe atari byo hanyuma rero gumana umugabo wawe nanjye ngumuku nguku ndabizi neza ko nzabona umusore mwiza kandi unyuze umugore ubanza yarabonye mesaje niba bararaye barwana niba bararaye bagira ute simbizi icyo gihe nangira kugenda gake kuko niba ukunda gusenga Jera ukunda gusenga cyane hari nigeze kujya gusengera umuntu aza kumbwira arambwira ati mbonye utwara inda kandi uwo muntu ushaka kugutera inda nta kindi agushaka usibye umwana ati yabonye uri mwiza aravuga ati uko byagenda kose uzamubyarira umwana mwiza ati nicyo kintu cyonyine kiri gutuma kugenda nta kindi nza gutekereza ko ari uwo nguwo ntangira kugenda mugenda gake kuko numvaga mu rugo bari barambwiye ngo nindamuka ntwaye inda nzayijyane muri Nyabarongo ngaho ibaze wa mukobwa yatwaye inda nayijyana he simuruzi ni muruzi nagerageje uburyo kinirinda inda Imana irangije nayo iza kunyubakira urugo ubu ndi mu rugo rwanjye ndashima Imana wa musore naramuretse nkundana n'undi musore nawe ndamukunda usibye ko nyine bitagira mw'urwo rwego
ubwo ntaza gufuha oya ntago nawe njya mbimubwira ariko ndamukunda pe ndamukunda sinavuga ko namukunda kuko nagiye kumwemera ariko namukunze ariko ntabwo byigeze gurumana nka bya wa wundi ariko gera uzadutumire ndi kumwe n'umugabo wanjye dufite ubuhamya nabwo umugabo wanjye ajya yifuza kuza hano kuguha ubuhamya dufite ubuhamya bw'urukundo rwacu nabyo icyumweru gitaha ahubwo tuzapanga yego afite ubuhamya bwiza cyane umugabo wanjye ukuntu nakundanye nawe umunwa w'ugahengama ariko nkakomeza nkamukunda ibaze umusore turakundanye sibyo bamuteje ibintu bituma umunwa uhengama ni pararize yego umunwa ugahengama bireba yego yaragize Gera afite ibintu byinshi umugabo wanjye afite ubuhamya bukomeye cyane afite inkuru ibabaje kandi yahembura abantu bo ku njye ndashaka kwibaza cyagiye ujya kwa kaka kumubwira uti uriya musore tumwice gute ntabwo ugeze ubwira umusore nako gutwice gute umugore we ntabwo ugeze ubwira umusore se waretse tukica umugore wawe Njyewe iyo yambwiraga ngo tuzakora ubukwe kuko numvaga ko tuzakora ubukwe numvaga ko nazishingira mu buzima bwanjye kandi ibintu by'urukiko byonyine numvaga nazarujyamo rwonyine numvaga nzava mu rukiko nkajya no mu rusengero kuko numvaga ari ikintu kuko urumva iwacu hari n'igihe mukecuru yambwiye ngo ariko uzakora ubukwe urumva nta cyizere bari bamfitiye ariko njyewe nkakigira ari mukecuru ari mama bose nkababwira ko nzabahesha ishema kandi bose nzabambika urugori uko niko byagenze bose nabambitse urugori papa umusaza bose mbaha inkoni urumva rya shema nababwiraga nararibahaye hanyuma nyine ngiye kubwira uwo mukaka mubwiye nyine urumva yangiriye inama ariko uwo musore we urumva wari kujya kumubwira ngo ushaka ukuntu wakwica umugore we ntabwo ari kuyibwira mbese ako kantu kaje mu mutwe ntabwo wenda gukizwa uburokore ntabwo byahise biganza kuki ndi gutekereza bino yego nabyo byaraje kandi icyo gihe urumva nari ndi umurokore nari nyijijwe hanyuma ibyo nabyo byaraje mu mutwe ndavuga ati ariko kwica arega nanone uhita ukurikiza na Bibiliya kwica ni iki ni icyaha birambere kandi kiriya cyaha najyaga numva bakoze jenoside abayikorewe hari ibikomere bagenda bagira kandi hari n'igihe ngo hari umuntu ujya wica umuntu agasigara yicuza ibihe bye byose noneho akajya nikanga hari umuntu ujya utanga ubuhamya akavuga ati ngiye narishimara abantu ariko nkasiga naryama nkabona ndyamanye na wa muntu ibyo byose nkabitekereza akavuga ati reka yego ati biramutse bimbayeho ibyo byose rero ndangije mbishyira hasi ndavuga ati umugore w'abandi atazambazwaho amaraso ye reka mbireke n'ubundi koko nekereje neza Gerard urugo uzarwishimira urumva urwo rugo uzarwishimira nyine urumva nanone naratekerezaga nkavuga ati se uriya ubundi uyu mugabo ni icyo apfa n'umugore ese icyo bapfa ngiye si icyo tuzapfa ibyo nanone nkabitekereza ikindi umuntu umbwira ko azanjyana mu Bugande agiye yakanayo na famiye naki nabyo nzi urumva atayaba agiye kumubagiza ndatekereza nyine ibyo bintu bituma ngaruka mu murongo ngaruka mu bumuntu wari ugiye gukora ibara tata we nese uyu munsi navuga ngo umugore yigeze amenya uwo mugore wari ufite nimero ze yize amenya ko ibyo bintu byose byabaye ubutanze ubuhamya cyangwa se ahambere ubutanze yigeze abimenya aha ni ahambere mbutanze kuko nanze kubutanga ahandi Gerard ndi n'umunyamakuru ngabo kuva ryari se hehe ndi umunyamakuru mfite Mama Billy TV umuhungu wanjye yitwa Billy yego narayifunguye ariko ntago ndi kuyikoresha mw'iyi minsi ukora YouTube ariko yego umugabo wanjye nawe afite YouTube ariko nawe urumva yanze gushyiraho ubwo buhamya yaravuze ati ngiye nshaka kuzajyana ubuhamya bwanjye ku nkuru yanjye yanga kubushyiraho yego hanyuma nanjye narabibikanye ndavuga ati nzabuha Gerard urakoze cyane Flora yego ese umudamu nabibona
ati noneho Florence yagiye kunkuraho sheri se oya ndavuga umudamu umudamu wiwe none se iyo ugize ubuhamya uko byagenda kose hari aho uba waranyuze n'ibyo wanyuzemo kandi ibyo wanyuzemo ashobora kuba ari abantu ashobora kuba ari ibintu runaka kandi ubu se nk'abavuga ngo hari abagabo bagize gutya gutya ndabarusha se ubu se ibintu mvuze bici reka nkubwire ibintu mvuze nibyo kandi ikindi cya kabiri nabaye umudamu mfite abana babiri uwo mumama rwose sinigeze mubwira ngo mbabarire ariko ubu ngubu naramuka nabonye kino kiganiro nambabarire nashatse no kumusaba imbabazi nyiri umukobwa nuko naje kumubona ariko aho yaba ari hose nambabarire nkunda umugabo wanjye nawe nakunda uwiwe ikindi amuhekeya kurusha uko yazimuhaga kuko nanone akenshi Gerard buretse uzambwire nze tuganire ku kiganiro cy'umuryango kuko na iyo mana imbamo akenshi buriya abagabo badutari twebwe twabigize mu ruhare narusheho rero gutanga icyo inshingano ye ayuzuza uko bikwiye hanyuma aganduke ari abana ari umutware ari aho atuye ahantu hose Imana kandi izamugirira neza hanyuma n'uwo mugabo niba ari kutwumva akaba afite abandi bantu atereta bakobwa mufite abantu babatereta bameze nk'abo bantu nimubareke ni ukuri muri abakobwa beza kandi batabura abagabo babakunda nanjye ngewe ubibabwira mfite umugabo nkunda dukundana kandi Imana yaje murumva ko iyo nza kujya aho ngaho ntari kuba nitesheje amahirwe nitesheje umugisha ariko ubu ngubu rwose umugabo wanjye ni uw'Imana nk'uko nakubwiye ko tuzaguha inkuru y'urukundo rwacu umva ni urukundo rurimo ibihamya byinshi ukuntu sheri yansanze mu gatenga ari Imana imwohereje ni ibintu byinshi reka tuzavuga mu nkuru yanyu yewe azaguhe n'ubuhamya ukuntu yarwanye n'abadayimoni live ukuntu Imana yamushyize mbese afite ibintu byinshi ni filime noneho ni nka filime ndetse mbwira wa musore wagukundaga ntabwo mwigeze mwajya gukominika nyuma y'icyo kintu cyabayeho cyo kohereza mesaje ngo agutuke kubera iki ngoreye bino bintu ntabwo yigeze anuka urumva naramwirinze nimero ye mba nyisibye kugira ngo nazongera kumubona mu wese ntiyaguhamagaraga byose birangira biramworohera kubera ko urumva nsa nkaho nabashwanishije ntabwo yongeye kumpamagara ariko icyo gihe nagira gato nahura nawe numvaga n'ubundi urukundo rukinyakamo urumva ngewe nirindaga ko twahura ariko twahura nkumva nanone ndacyamukunda ntakugaragariza uburakari se ego urukundo ntabwo yabingaragariza ni umusore w'umugabo nkawe ariko agaragara nk'abasore ntiwamubona ngo umutandukanye n'abasore cyangwa iki ni umugabo w'indyarya arakuryarya urumva ibyo bintu byose mwakundanye igihe kingana iki uwagize ngo umwaka none arenga ngaho uri muri ibyo ngibyo mapenzi yarabaye mapenzi yego urumva nagiye kumenya ko afite umugore igihe kinini gishize kandi twirwa yahoraga mu rugo nk'aho ari musaza wanjye nk'aho nawe avukaho mu rugo baramumenye karitsiye yaramumenye tugenda dufatanya akaboko ku kandi ahantu twari dusigaje honyine yari kuzananerera n'inda ni Igisenyi ku mazi yego ariko Imana yarahandinze ukabyara kandi yakubwiye uti twiye ku Gisenyi kuryoshye hari ahantu kubera ko no mu rugo bumvaga ari umusore kandi ankunda kandi nabo bakundi niyo twasohokanaga nkataha 5:00 z'ijoro 4:00 nta kibazo ari kumwe n'umukobwa yari yarabemeje yego yewe ko warokotse gusa se sha cyihorere nararokotse noneho iwacu nari kuba manditse izina ribi muri karitsiye nanditse ku rusengero ryanditse we shamana ni ukuri Imana ndayishimira ni ukuri pe gusa ahubwo reka abantu sinshaka umuntu uza kujajinga atarumva ikiganiro cyose harimo abantu bahita kubita komanteri ngo ajye kwica umugabo atarabanza kumva ikiganiro cyose banza wumva ikiganiro cyose wumva ubuhamya
never judge, ntuzigere ujaginga umuntu utayigeze wumva neza inkuru ye. Yego. Ubyumve neza. Kandi abagore, abakobwa, abagabo twese tube maso. Hano hanze hari abantu biyoberanya ugasanga umuntu nyine yigize undi kandi hari ukundi kuntu ari. Yego.